Ndabasuhuje abadukurikirana bari mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko aba diaspora mbahaye ikaze. Ku wa gatanu tariki 20/2026 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umusaza Ngombwa Timote wahimbye indirimbo nyinshi zirimo izagize uruhare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda nka Ziravomera, aho yitabye Imana afite imyaka 80. Ngombwa Timote rero yashyinguwe ku wa kane tariki 26/2026, aho byari amarira n'agahinda ku muryango w'uyu musaza, harimo abana be ndetse n'abuzukuru be, aho benshi bakomeje kugaruka ku buhamya bwe bavuga ko uyu musaza yakundaga gusabana n'abantu bose, baba bato baba bakuze, aho atarobanuraga ngo avuga ati uyu ni muto uyu ni mukuru. Uyu musaza bakomeje kuvuga ko ari umusaza wasabanaga n'abantu bose, wigiraga umutima mwiza, ufasha abatishoboye ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bagiye bamuvugaho. Abana b'uyu musaza ndetse n'abuzukuru be bavuze ko yakundaga kubakoranya mu masaha y'ikigoroba, bagaca imigani ndetse n'ibisakuzo, bakaririmba indirimbo zo hambere, bakibutsa umuco wa kera. Ngombwa Timote rero mu kumushyingura hari abantu benshi batandukanye, barimo n'abahanzi bamenyerewe cyane mu ndirimbo gakondo, barimo Mariya Yohana, Cecile Kayirebwa, Masambi Intore ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ngombwa Timote yari umwe mu bahanzi bagize uruhare rukomeye mu buhanzi bw'indirimbo zifite ubutumwa bwihariye ku mateka y'igihugu, aho yahimbye indirimbo zirenga 100 zirimo izamenyekanye cyane nka Ziravomera na Ziganje Amarembo. By'umwihariko indirimbo ye yamamaye cyane ni Ziravomera yahimbiye muri Uganda mu 1993, ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwari rurimbanyije. Yaje gusubirwamo n'umuhanzi Masambi Intore ku buryo benshi bari bazi ko ari ye bwite, ariko Ngombwa Timote yavuze ko nta kibazo afite kuri Masamba kuko nawe yaje kubyemera mu ruhame, avuga ko ari iya ngombwa. Mu rugendo rwe rw'ubuhanzi, Ngombwa yanagize uruhare mu gufasha abahanzi batandukanye barimo Teta Diana ndetse n'icyusa cy'ingenzi. Muri 2020 baje gutangaza ko bakoze itsinda bise Inteko y'Abadatana. Tugarutse ku mateka ya Ngombwa Timote, Ngombwa yavukiye ahitwa mu Ndorwa, aho se yatwaraga ku ngoma ya Rudahigwa, ahahoze ari muri teritwari ya Byumba. Nyuma baje kwimukira ku Kicukiro ya Kigali mu 1960, bahungira muri Uganda bamarayo imyaka 4, nyuma banyuriye Tanzania bajya mu Burundi, aho baturutse batashye i Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ngombwa yavuze ko yatangiye ubuhanzi akiri muto, akiri mu mashuri abanza i Byumba. Akaba yaranemeje ko ari nawe wahimbye indirimbo ya mbere y'ikipe y'umupira w'amaguru ya Byumba ahagana mu 1958. Abana biganaga icyo gihe Byumba bayitaga Bayiviri, umujyi wa Byumba. Urupfu rw'umusaza Ngombwa Timote ni igihombo gikomeye ku bahanzi nyarwanda, by'umwihariko ku ndirimbo zifite amateka n'uruhare mu kubaka igihugu. Mushimira kuri iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe, ndabashimiye.